Mwongeye kwirirwa neza nshuti bakunzi ba Kigali 500 TV, twongeye kubaha ikaze kuri kamera za Kigali 500 TV. Turi mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mwurire, by'umwihariko turi ku kibuga cy'umupira cyo mu kagari ka Bushenyi. Ni mu birori bidasanzwe byateguwe na Rwanda n'abandi bafatanya bikorwa. Ni mu birori byo gusoza umushinga umaze imyaka 5 mu bikorwa byo guteza imbere abahinzi b'imbuto n'imboga nimbo mu mirenge 12 iri mu karere ka Rwamagana. Aba bombi bishyize mu matsinda saga 507 hagamije guhaza isoko, kongera ubukungu bw'abahinzi. Ni ibirori byitabiriwe n'abatari bake, dore ko byitabiriwe n'umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Kagabo Richard, ari kumwe n'abandi bayobozi. Kandi muri ibi birori hagaragayemo ibikorwa byatanzwe n'uyu mushinga, birimo moto za rifani, mashine yo kuvomerera imyaka ikoresha imirasire, kandi hanamuritswe bimwe mu bikorwa by'aba bafatanya bikorwa bagiye bakora umunsi ku munsi. Ni ibirori byabereye kuri iki kibuga nk'uko nakomeje kubabwira. Ni ibirori byari bimeze neza. Munyemerere tubane kuri kamera za Kigali 500 TV tubereke uko ibi birori byari bimeze. Ngira ngo murabimenyereye ko ndi intore y'intoranwe buryo ku ruhembe rw'umuheto. Nge nitwa Hassan Nyawe, tumucike ibyabereye kuri iki kibuga. Hanyuma turacyakira mutima z'abahinzi bafite umuvugo bashaka kuvuga, barimo n'abasizi. Karibu. Rukana ubuhinzi, mushinga imboga n'imbuto Rwamagana mudushyira ku isonga. Muradutoza twe tubintore, dufata ikoranabuhanga naryo rigera iwacu, taburete ngizo mu biganza, dukora raporo muravyo ratinda mu masogondi kabigeze i Burayi. Imboga n'imbuto Rwamagana mudushyira ku isonga. Araka ibiza bije muti ntibibakange, muduha moteri dushyira ku mazi, dufata imipira turavomerera, maze ibihingwa nabyo biratoha. Imboga n'imbuto Rwamagana mudushyira ku isonga. Ngo dusarura umuguzi aratinda, icyumba gikonjesha kiba kiraje,
dushyira ibihingwa muri icyo cyumba kugira ngo imbuto zacu zidata agaciro maze umuhinzi agata agaciro imboga n'imbuto dushyira ku isonga. Turasarura muduharifana umusaruro ugera aho ugiye ku gihe, ubwo ifaranga ryinjira iwacu, imihigo y'urugo nayo turayesa. Ejo heza mituweli turi ku isonga, amakimbirane mu miryango yaragiye, nyakatsi ku buriri twarayiciye, waryamye neza byuka neza, ubu n'abasaza n'isheri na shusho. Imboga n'imbuto dushyira ku isonga. Imboga n'imbuto bigera mu miryango, tugaburira abana bakura neza, hehe n'igwingira Rwamagana. Uwari imboga n'imbuto nta ndwara, uruhu rwe ruhora rutoshye, niba mbeshya mu nyomoze natwe ubwacu muratureba. Imboga n'imbuto Rwamagana mudushyira ku isonga. Reka mbashimire muri ingenzi, nzi ko mudashoje murasubitse, ejo bundi muzagaruka, Rwamagana amarembo aruguruye. Kandi ariko nimutanagaruka ibyo musize tuzabisigasira, tubirage abana n'abuzukuru ndetse n'ubuvivi buzabisanga. Imboga n'imbuto Rwamagana mudushyize ku isonga. Nimumfashe dushimire Rudasumbwa wagaruye amahoro n'umutekano mu Rwanda, wuguriye amarembo u Rwanda rukagendwa, abanyamahanga bararutembera, abafatanyabikorwa bararutaha, natwe ubwacu akaduha ijambo. Uwo nta wundi ni Kagame Paul aragahora ku ngoma. Umusizi udasigana, umugore wahawe ijambo, Musabye Mara Jeannette wo mu murenge wa Munyigina. Mutima w'urugo ni mutima w'urugo Nyampinga n'umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro uwakanshubije. Babyumvishe ko rwose ubu ikoranabuhanga yabaye kandi igaragara. Yeah, I've been able to visit some of the farmers in Rwamagana. Nabashije gusura bamwe mu bahinzi bo muri Rwamagana. And I'm always inspired by the transformation that I see. Rwose nanejejwe cyane n'impinduka zabaye nagiye mbona. I'm inspired by the hard work. Nashimishijwe n'imbaraga mushyira mu kazi kanyu. How you are working together in your communities. Uburyo muharanira gukorera hamwe aho mutuye. Yeah, and I love to hear the stories. Kandi nakunze cyane ubuhamya mwagiye mutanga bw'impinduka. How you have gone from not thinking farming could provide you income. Ukuntu mwatangiriye ku bintu biciriritse cyane mukagera ku bintu bibazanira amafaranga kandi bikagaragara. To becoming professional farmers. Kuba mwarabaye abahinzi b'umwuga. You have the technical knowledge. Uyu munsi mufite ubumenyi, mufite ubushobozi bujyanye n'ubumenyi bwanyu. And you're even selling to international markets. Kubona uyu munsi murimo mucuruza umusaruro wanyu ku isoko mpuzamahanga. It's been great to see how this project has impacted your home life, your family life as well. Birashimishije cyane kureba uburyo uyu mushinga wahinduye ubuzima mu miryango yanyu. Yeah, to pay for school fees, to buy health insurance. Kubona byaragiye byorohera abantu kwishyurira abana amafaranga y'ishuri, kwishyura ubwishingizi mu kwivuza. Also to see how the women have become more confident. Biranejeje kubona abagore barizamuye icyizere. Yeah, I like to see the women standing and speaking loudly. Birashimishije, byaranejeje kubona abagore bahaguruka bakavuga badategwa kandi biyizeye. And I know women are even employing other people. Turabizi neza ko abagore uyu munsi barimo barakoresha abandi bantu bakabaha imirimo. I can see Donatil. Donatil, Muruzi Donatil, azi Donatil ukuntu atanga akazi hariya muri Nyirabidiriri. Yeah, we have shared your story beyond Rwanda to people in the UK, in Europe.
inkuru zawe ndetse n'abandi twarazitanze no muri mu Bwongereza ndetse n'ahandi. It's inspiring what you've achieved, and we will be praying for you to continue. Rwose ibyo dusaba tunagusengera hamwe n'abandi nuko mwakomeza bikajya imbere. I also love to hear how the farmer groups have extended beyond. They are sharing what they've learned with their community. Nakunze cyane ukuntu ibyo mukora byarenze mwebwe ubwanyu ahubwo mugafatikanya n'abaturanyi mu ubutaka mukabwegeranya. Yeah, and at Tiffand we want to encourage you to continue working hard, working together. Muri Tiffand kongeye kubatera uwo mwete kugira ngo mukomeze mukorere hamwe mutere imbere kurushaho. Yeah, and I also want to acknowledge the youth that are here. If you are a youth, you can wave. Ndashaka kongera mu by'ukuri kwishimira urubyiruko ruraha. Niba uri muri ya myaka y'urubyiruko, niyo waba umugore cyangwa umugabo ari kuri mu myaka y'urubyiruko, shyira hejuru gutya. Mwese rwose abari mu cyiciro cy'urubyiruko. Yeah, it's great to see so many youth in agriculture. Birashimishije ko uyu munsi tubasha kubona urubyiruko ruri kugenda rwiyongera mu buhinzi. Yeah, let's applause for them. Ngo ni mubaha amashyi urubyiruko rurimo ruza mu buhinzi. Ariko iyo bigezeyo biba bifite ibindi byabisikanye biza ni amafaranga. Ubwo iyo byageze muri Aziya, byageze i Burayi, hari icyo umuhinzi aba yasigaranye. Amafaranga rero y'agaciro akomeye cyane kubera ko yinjira ku isoko ry'u Rwanda kandi akaza ari amafaranga y'amanyamahanga. Ibyo rero ni ibintu byo kwishimira cyane. Bagira ngo rero Yebu dukomeze tubizeze ubufatanye babivuze ko twagiye tugaragara mu kubagira inama, turagaragara aho bibaye ngombwa, aho twitabajwe amahugurwa ya ngombwa. Burya guhinga ni kimwe ariko nibijya ku isoko biba bifite uko bigomba kuba bimeze. Ntabwo ibyeze byose bigeze ku isoko, ndetse iyo birushije ku isoko mpuzamahanga bijya kwifuza tubimugezeho uko bishaka. Ni ukuvuga ngo hari ubwiza abakeneye. Ubu rero ni ugufasha tugafatanya kugira ngo bwa bwiza bukenewe n'umuguzi wo hanze bimugere wabyifuza. Ni ukuvuga ngo rero hari ibigomba kubahirizwa, hari ibigomba gukorwa neza kubahirizwa. Ngira ngo dufatanyije n'inzego z'ibanze, akarere bari hano, mu bikorwa byagiye biragaragara ko ibijya hanze cyane ari ibikorwa bindi nabyo byahabwa ubuziranenge, nabyo bikagera ku isoko mpuzamahanga. Amatsinda arimo abahinzi bagera ku 10,202 abo bose turabyishimira cyane. Muri abo gatabo harimo incamake y'ibyakozwe ariko ntitubasha kubishyiramo byose kuko hari inyigo yakozwe igaragaza ibyakozwe mu mushinga wose. Buriya tuzayibasangiza muri rusange cyane ko umushinga uzasozwa ku rwego rw'igihugu kuri tariki 10 muri Serena. Nabwo muzatumirwa, muzaza tubane. Icyo gihe hazanerekanwa system noneho abahinzi bazajya bahuriramo n'abaguzi batavuye iwabo, baganire ku biciro by'ibyo bagiye kugurisha n'ibyo abandi bagiye kugura. Icyo ni ikintu cy'ingenzi. Iyo yitwa isoko yabaye version 2 ku buryo tuzayihandinga ova kuri Minagri. Twafatanije na NEB n'abandi bafatanyabikorwa. Uyu munsi abantu bo muri kugira ngo turuteze imbere, turuhinge mu buryo bwa kijyambere, umusaruro uboneke, badushakire n'amasoko hanze. Hari urusenda rwari rwadiba murabizi ariko rwari rwabura isoko. Hari urusenda rwanyu rwabuze isoko, nayo birahari, irahatubereye. Tugira ngo tubashimire
ubwo nari naje urugero rw'urusenda ariko hari n'ibindi numvise ngo ni bitter good hariya mu kinyarwanda babyise ntabwo yarize karera yego abahinga karera ni bande abahinga karera banarira cyangwa bakora muri ya mirima ya karera basi byite gutyo ko nasanze mwebwe mutayihingira ku giti cyanyu kuba dufite amahirwe y'isoko binatuma n'ibyo ngibyo bitamenyerewe mu muco w'abanyarwanda tubihinga dufite icyizere kuko icyo cyizere ntabwo kiradutenguha kuva na hebe yabishyira mu nshingano zayo ntabwo iradutenguha isoko riragenda rizamamo nijoro yewe tugenda tubona n'abashoramari bakeneye gukoresha ubutaka bwanyu bakabahereza izo mbuto mugahinga bakabera n'isoko niba hari umuntu ufite ubutaka bugera ku mazi bupfubusa andebe mu kanya nanjye uwo muntu ndamushaka ndamubashakira tububyaze umusaruro hanyuma n'ibi bindi bihingwa turya tukongera tukanohereza imiteja imboga ibindi bitandukanye rwose bahinzi bari hano twagira ngo tubashimire kandi tubabwire ngo muzutere ishema yuko umusaruro nk'uboneka mu karere ka Rwamagana kandi ukanaboneka ubagira ikintu runaka ubashyirira mu mifuka yanyu nagira ngo soze muri kwa bantu nababwiraga bongere mbasabe guhinga neza ni iki nuko ufite amahirwe yo kwegera amazi abibyaza umusaruro y'amafaranga mubona muyakoresha ishoramari ni byiza yuko tugiye kubona za rifani ni byiza ko babahaye water pumps zisunika amazi ni byiza yuko hari bamwe babibona ariko ndabizi yuko ababikeneye muri benshi ndabeshye ababikeneye bari muri benshi bihingwa nk'ibi ngibi bitagira igihe runaka byo gusoza kubihinga iyo washoboye kwishorera imari nk'umuhinzi ukigurira n'ibyo bikoresho bikaba ibyawe udategereje igihe inkunga izabonekera kuko iziri nkeya biguhereza icyizere yuko n'umusaruro wawe utazagira ikintu runaka ukikoma mu nkokora turabibasaba rero turabashishikariza guhinga neza ni iryo shoramari ry'ibikoresho guhinga neza niyo mbuto nziza kumenya gukorana nabo n'imbuto bakuzanira ukuntu imeze guhinga neza niyo fumbire kuyishyiramo ugashyiramo ifumbire ihagije ukayishyiriramo igihe kandi ukanakurikirana uburyo bigenda bikura ukamenya sitagezi zose uyu munsi hari ibihingwa bimwe tubusanga turimo gusarura ibiri munsi ya toni kuri hegitari ariko twafatira urugero mu bandi tugasanga bo bamaze kugera kuri za toni 8 toni 10 kuri hegitari ibyo bivuze iki no kumenya guhinga neza no kumenya no gukoresha ubutaka butoya kandi ukabubyaza umusaruro ndabiza benshi muri mwebwe mukeneye ubutaka hari n'ababukeneye bafite ya are runaka 20 kuri kangahe ubwo butaka butoya bwakubera umusaruro ukomeye cyane kurusha abandi twigeze kumva mu baturanyi hirya bafite hegitari 20 bahawe na leta ziraho zirimo gupfusa wenda bitewe n'ikirere bafite ariko no kutagira umwete no kutamenya agaciro nk'uko mukazi mwebwe twongerere imbaraga mu guhinga neza no guhinga ahantu hatoya ariko tukabyaza umusaruro mwiza nubwo butaka mubona bw'umuturanyi buhora buraye budahingwa mutungira no mu rutoki nawe bazadutungira urutoki wa muntu tubushakishe bitumubura twe tuzaza tuguhereza uburenganzira utangire kubihinga namara kumenya azajya kumenya agaciro kabwo umaze gusaruramo season ebyiri wiboneye amafaranga yawe ntabwo tuzamwemerera tugabane oya uzabihinga byose tubihagarikiye ibisaruro bitware najya guteza baraza tugufunge ibyo turabyemereye mwari mubizi mubidufashemo rero ibyo rero turabashimira yaba ari mwebwe bahinga yaba abafasha myumvire ndetse n'aya matsinda agenda yigishwa na AAA Rwanda dushimira Bwana Simayo rwose project yanyu igenda itanga umusaruro ukomeye cyane yewe n'imirenge isigaye ibiri uturenge tubiri rwose natwo ni ubusa kuri mwebwe mubuze dufatanye munyaga ubutaka burera pe harimo n'abaturage nabo basanga nabo bafite imbaraga nk'izaba ngaba cyangwa babarusha basanga bumva neza nk'aba ngaba cyangwa babarusha siko bimeze
so twagiraga ngo rero tubashimire yuko mwatumye bamwe mu bahinzi bacu badahinga gakondo badahinga mwa buryo bwo kuvuga ngo ninga ndamuke ahubwo barimo guhingira isoko ryagutse kandi bakabona nayo madovize abafasha gutera imbere. Icyanyuma agira ngo mvuge ibintu bibiri. Icyambere ni kijyanye no kuzigama. wayo nabona itabuyabona wenda icyo baraza kutubwira ariko twagira ngo muri aba hagiye utubwira murabona urusenda ruteye amabengeza ni rwiza kuko rusa nibwira ko no mu mifuka ariko bimeze nawe tubwire wihuse kuko ntabwo dutinda. Murakoze cyane nitwa Mukandayisenga Donatira ndi umuhinzi uhingira ku gishanga cya Nyirabidibiri iriya mirenge yose uko ari 3 nihingamo muri rero ubona na Nziki. Ahangaha rero umushinga w'inzi bw'imboga n'imbuto baradufashije. Umunsi ntabwo mvuga nkanjye jyenyine ahubwo ndavugira muri rusange abahinzi bahinga urusenda baratwigishije batwigisha bamwe muri twe basanze duhinga ubuso butoya ariko kugeza ubu ubuso bwarazamutse kubera ko baduhuje n'amasoko. Kugeza ubu muri Nyirabidibiri dufite kontra z'abaguzi batatu harimo Rai Green Talk, harimo Akimveste ndetse harimo na Garden Fresh abo baratugurira ariko hari n'abandi tuba tudafitanye amasezerano ko hari igihe tugira umusaruro mwinshi uwo abaguzi bacu bari biteze ko bari bufate bikaba mwinshi tugahereza n'abandi dufatanyije n'uyu mushinga w'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto ndetse n'inzego z'ibanze ntabwo zijya kure abagoronome b'imirenge bose tuba turi kumwe muri uru rugendo. Ikindi baduhaye amahugurwa tubasha kwikorera ifumbire y'imborera hano murayibona ku buryo tutavunika tujya gukoresha ifumbire yayindi mbi ndetse itwangiriza umusaruro. Si ibyo gusa umusaruro ujya ku masoko yo hanze kubera ko bawutoranya hari umusaruro wasangaga batesha agaciro bakawita deshe kandi mu biribwa nta deshe zibaho buri kimwe cyose zikigira akamaro. Ibisigazwa by'imyaka tubikoramo ifumbire hanyuma undi musaruro utagororotse cyangwa se ufite rya soko ryo hanze murakoze. Nitwa Nyandwi Fideli umuhinzi w'inanasi abamurera mu murenge batoranije byo birumvikana mu murenge wa Karenge n'uwarubona inanasi zihinzwe kuri hegitari zirenga 40 umurenge wa Karenge n'uwarubona muri urwo rwego rero ndi umukuru w'itsinda ariko nanjye ku giti cyanjye nkafite hegitari 5 z'inanasi. Uyu mushinga w'imboga n'imbuto uzigurisha muri Rembigo hoteli itere n'isoko i Muhanga ku ruganda rwa Ji. Komeza uti muri uyu mushinga muri uyu mushinga w'imboga n'imbuto baradufashije cyane kuko bataraza ntabwo twari tuzi ukuntu ugomba gusarura igihingwa cyeze cyangwa se tutaramenya guhinga neza kuko bataraza twari dufite inanasi zingana gutya, inanasi za gakondo, inanasi zitatumaga twihaza mu biribwa ndetse ngo dusagurire n'amasoko. Izi nanasi ubu ngubu ni nkazo twahingaga mbere. Aho tuboneye umushinga utwigisha guhinga neza, urabona urugero tugezeho. Iyi nanasi mu gihe cy'icyo gihe twaba twigurisha 200 ariko ubu ngubu inanasi ya 3 turayeza rwose urabibona. Mu gihe cy'icyumweru muri Rembigo hoteli ngemurayo inanasi 500. Iwanjye byanze bikunze nta kuntu mu cyumweru nta kwinjizayo 300. Kandi
byiza cyane pe bagwa amashyi babiraryoshye. murakoze nitwa Mukambana Verena nkampagaze ahangaha mpagarariye abahinzi b'imiteja bo mu murenge wa Murire duhinga ku buso bugera kuri hegitari 215 zitunganyije. Mbere umushinga utari waza ngo duhuze twahingaga ku buryo bwa gakondo tugahinga mu kajagari ku buryo tutabonaga isoko, twagurishaga mu masoko asanzwe tubone umusaruro ngo dusagurire abanyeshuri tubarihirire ndetse tuniteze imbere. Ni muri urwo rwego rero AAA na EU na Tefandi tumaze guhura baraduhujije duhuza ubutaka baduha amahugurwa duhinga ku buryo tuzajya tubona umusaruro, baduhuza n'amasoko. Ubu ngubu tugurirwa na Suke na Bahage Limited. Yinjire muri iyi niko yego Megere hirya iyi ni mobile solar Chagisere Amuzo chagisere Ndumva kuzishyira mu hubu Nikoje karahagije icyangombwa ni ikiye hariya wino tuyiguhe ntacyo Bara aho ngaho ntacyo reka bafatore bari kumuha ibyangombwa amashyi yego rwose reka duhe n'uriya mudamu ndabona yabyiteguye amashyi murakoze cyane reka yego uyu niyo bwa nyuma ntujye kure muguma aho ngaho nuko abayihagarariye amashyi okay Charles nawe atambuke uhagarariye Amarego Dance atambuke. Murakoze cyane umva twaso muraboneza uyu munsi uyu mushinga wari umaze imyaka 5 kugenda ugana ku musozo. Bagiye bafashwa byinshi bahabwa n'ibikoresho bigiye bitandukanye bakuyemo akabo karenge. Mwababwira iki mwavuga kuri uyu mushinga ese mubona hari umusaruro yatanze ariko se noneho ko bagiye abahinzi barabaho murakoze uranabisobanuye neza maze imyaka 5 umushinga twashimira yuko waziye igihe muri covid amasoko hirya no hino atangiye kuba bimwe umusaruro wagombaga koherezwa amahanga utagishoboye koherezwa mu buryo bworoshye. Hanyuma uyu mushinga uzanye igisubizo cyo kugira ngo abari basanzwe bahinga badacika intege bakomeze bahinge kuko babona n'ubundi buryo bwo gutunganya umusaruro wabo, kuwushyira ku murongo mwiza ndetse no kuwubonera isoko mu buryo butabagoye. Na EB birimo ndetse na Leta y'u Rwanda dushimira yuko AAA Rwanda ifatanyije n'abaterankunga bayo ariyo Tefandi na European Union yuko uyu mushinga bawutekereje bakawugereza abaturage batari bake mwabumvise barenga
igihumbi b'abanyarwanda barimo gukora iyo mirimo kandi ufite ahantu runaka wabakuye umusaruro mwawubonye imyaka isa neza ishishe ubona yuko ikunzwe ku isoko umuhinzi bagaragara akavuga ati mu gihe cy'icyumweru 2,300 ndabyinjiza biruta abafongisiyoneri benshi cyane ku mafaranga bahembwa ku gihe cy'ukwezi tunashimira yuko wanakozwe umushinga rero ugira aho utangirira ukagira n'aho usoreza kuko igice kinini cy'umushinga kiba kirimo kwigisha ubumenyi ntabwo bujya busaza barabyize barabihuguriwe barabimenye bibumbiye mu matsinda barimo barakorera hamwe ari nacyo cyizere kigaragara yuko umushinga utasoje nubwo ubuterankunga bwabo gukurikiranwa n'abafatanyabikorwa byo biba bisoreje hano ariko abo bigishije barafashe umusaruro niwo barimo kubihingira bakanawubona icyizere ni cyose rero yuko udashobora gusubira inyuma kuko n'ubundi n'abaturage bawikoreraga buriya bakabakurikirana babatera inkunga ubumenyi rero babasigiye ubutaka baracyabufite buracyari bwa bundi isoko riracyahari nta mpungenge izo zose zatuma dutekereza yuko umushinga uzasubira inyuma icyakora n'izo nshingano zacu nk'akarere dufite abashinzwe ubuhinzi kugeza ku rwego rw'imirenge natwe tubwirwamo amanywa nijoro no gukomezamo gukurikiranira hafi tukareba yuko ibyo biyemeje gukora bidasubira inyuma bitabuze ubundi bufasha bwo kubona isoko cyangwa mu bundi buryo bwose bushoboka naho ubumenyi bushobora kuzagabanuka amahugurwa yahoraho yakorwa n'aba ngaba twari dusanzwe dukorana nabo twabazanira n'abandi tuzakomezamo kubikora nk'inshingano z'akarere kuri abo bahinzi kugira ngo badasubira inyuma murakoze naho neza muri bamwe mu bahinzi bagiye bafashwa muri iyi myaka 5 yego muri make yo musobanura icyo uyu mushinga wabafashije n'iki murakoze nitwa Mukantware Mary Jose ndi umuhinzi wabigize umwuga nkorera mu murenge wa Karenge nkora n'ifumbire y'imborera aho nkusanya imyanda yo mu isoko nkayibyaza umusaruro nkuramo imyanda ibora n'itabora nkakoresha imyanda ibora aba ariyo mbasha gukoramo ifumbire ndashimira mu by'ukuri AAA Tiafandi na EU yazanye umushinga wo guteza imbere ubuhinzi bw'imboga n'imbuto kuko yaradufashije cyane yasanze turi mu bwigunge tutazi guhinga idushyira mu matsinda itwigisha guhinga duhingira amasoko baduhaye ubumenyi bwinshi nyuma yo kudufashira mu matsinda twitoyemo abayobozi abahagarariye abandi bityo baduha amahugurwa turahugurwa twiga guhinga kijyambere badushakira amasoko ndetse twiteje imbere mu buryo bugaragara ku buryo buri muturage wese yabashije kubunga agronome mu murima we ndetse no ku baturanyi bacu aho basanze duhinga bya gakondo ariko duhinga bya kinyamwuga aho tugemurira amasoko mu mahanga duhinga urusenda rujya hanze ndetse turanaprosesinga aho rwa rundi rwasigaye iwacu turwongerera agaciro tugakoramo urusenda rw'ifu ndetse n'urusenda rw'imishongi aho tugemura mu mahoteli atandukanye nshimira rero uyu mushinga mu by'ukuri waje ari igisubizo ku rubyiruko n'abagore badufashije kwiteza imbere aho bamwe mu rubyiruko twigishijwe kwihangira imirimo aho twari dufite igitekerezo ariko ibitekerezo byacu babigize inzozi kuko twahawe amahugurwa y'amezi 3 ndetse baduha n'icyo nakwita ngo ni itangiriro aribyo gishoro cyo twakoresheje tubasha kugera kuri ibyo byose ndashimira rero umushinga urarangiye ariko ntabwo mu by'ukuri nubwo navuga ngo urashoje kuko aho dusigaye dufite byinshi twize kandi tugomba gusigasira dufite byinshi batwigishije ko tugomba guhinga no mu mpeshyi twe turahinga ko twahawe amamoteri twabashije gufungura amakampani amwe n'amwe dutanga akazi aho ngiye nkoresha abakozi 15 barimo abagore urubyiruko ikindi baduhaye amarifani yo kujya adufasha kugeza umusaruro wacu ku isoko aho dupakira umusaruro wacu muri rifani tukabasha kuba twayigeza muri nayebu cyane ko twe duhinga ibihingwa bigemurwa ku isoko mpuzamahanga